bananirwa, umubyeyi yananirwa, umugabo yananirwa, diplome zikananirwa, ariko Imana twizeye yo ntinanirwa. Ahubwo rero buriya nuko utabizi mukozi Imana, Imana izaho abantu bananiwe. Ntabwo Imana igize abantu bagishoboye. Abantu bacyumva bizaca kwa tante, kwa shangazi, kwa nan, kwa anko, kwa bizaca hari. Imana yo ntabwo iza kubizivanga. Iyo hakirimo akaboko k'umuntu, ntabwo Imana iza oya ikurama yayo. Kubera iki? Ndagira ngo dusenge Imana. Reka dusenge Imana. Haleluya. Mana turagushimira mu izina rya Yesu. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana byiringiro byacu, uri Imana gakiza kacu, uri Imana buhungiro bwacu. Nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni. Keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Dushimiye neza yawe ndetse n'ubuntu bwawe. Turagushimiye urukundo rwawe Mwami. Nshuti bakunzi b'Umuhamya TV, twongeye kubasubiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nkuko mubimenyereye ku Muhamya TV tuba twabararikiye abakozi b'Imana kuko musanzwe mukurikiraho ibiganiro by'iyobokamana, ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana bafite ubuhamya cyangwa se bafite ubutumwa Imana iba yabaduhereye kugira ngo babuzane tubagezeho. Uyu munsi rero twongeye kubaha ikaze ku Muhamya TV, mu munyamakuru wanyu mukunda Emi umusesenguzi wanyu. Tubaha ikaze kandi dukomeje kumwifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Tugize umugisha kuri kamera, turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi turi kumwe n'umukameramani Holy, niwe udufasha kugira ngo aya mashusho abagereho, kandi tukuri kamera turi kumwe nanone imbere yanyu muri kubona umukozi w'Imana abantu benshi bakunda bamenyereye. Ndagira ngo tubanze tumuhe ikaze. Uraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Isa himbazwe. Namahoro. Turashima Imana. Imana ihimbazwe ko ngiye kuduhuza. Amen. Natwe turabyishimiye. Ndabona mwambaye neza no kubera Imana. Mwakutangiye mwambaye neza. Imana ibishimirwe. Ndatekereza ko n'umwaka mwawurangije neza mukinjira mu wundi neza. Ya Imana yabanye natwe. Imana ihimbaze. Amen. Tuboneho rero kuguha ikaze ku Muhamya TV. Imana iguhe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amen. Karibu sana. Ya murakoze, Imana ibaho umugisha mukozi w'Imana kuduha no ikaze ku Muhamya TV. Turabinezerewe cyane kandi dushima Imana ko yabanye natwe. Dushima Imana ko namwe Imana yabarinze nkuko bivuze. Imana ishimwe. Dusoza umwaka amahoro, twinjira muri uyu na amahoro. Turashimira Imana. Turanezerewe cyane rero kuboneka hano ku Muhamya TV, kandi Imana iduhaye ijambo ryo kubwira abantu b'Imana. Imana ihabwa icyo. Turanezerewe cyane kandi n'ubuhanuzi bw'umwaka. Imana ishimwe. Ndagira ngo twihuse cyane. Amazina nitwa Nsengiyumva Janvier, ndi umugabo ndubatse, mbyaye kabiri. Hanyuma ndi umukozi w'Imana nyine uhamagariwe gukorera Imana. Hanyuma rero dutewe n'Imana iteka. Umuhanuzi w'Imana. Profete. Ya abantu bagomba kubikumenyaho. Yes, urakoze. Hanyuma rero Imana iduteye iteka ryo kugira ngo tubone kandi kuri TV Umuhamya TV, kugira ngo tubwire abantu ari abanyarwanda, ari abari hanze, aba diaspora hirya no hino, tubabwire icyo Imana ishyize ku mutima wacu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, mu gice cya 31 umurongo wa 4. Haravuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imunyemere nongere nsubiremo. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. N'iryo jambo Imana impaye uyu munsi kukuzanira wowe uduteze amatwi. Imana yabwiraga bande byari byagenze gute? Yabwiraga ubwoko bwayo bw'Abisiraheli
bwari bwarasenyutse, bwari bwaratataniye mu bihugu, baranyazwe, bahura n'ibibazo bikomeye cyane, igihugu kirasenyuka gihinduka umwirare, nticyaba kigihingwa, donc igihugu kirasenyuka. Ariko Imana yongera kubwira ubwoko bwayo, irababwira ngo nzongera kukubaka wa mwari wa Isiraheli we, kandi nawe uzaba wubakitse. Imana itugire neza. Haleluya. Ndagira ngo mbwira abanteze amatwi, mbabwira ngo dufite Imana ijya yubaka basenyutse, ititaye ku byagusenye, ariko Imana ikakubaka. Yes, uburwayi bwagusenya, yes, ibibazo bikagusenya, ariko ijambo riravuze ngo nzongera kukubaka wa mwari wa Isiraheli. Aha turavanaho Abisiraheli, uyu munsi irimo irabwira wowe. Amen. Uyu munsi irimo irabwira wowe wa mukobwa unteze amatwi, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mugabo unteze amatwi. Ntabwo nzi ibyagusenye, ariko Imana irantumye nkubwire ngo ifite umugambi wo kongera kukubaka. Kandi iyi Imana ikubatse, urubakika rwose. Alote for beast, urubakika rwose, kuko uba wubatswe n'ishobora byose. Ivuga bikabaho, yategeka bigakomera. Rero Imana avuga ngo nzongera kukubaka. Birashoboka ko wasenyutse, birashoboka ko wataye ibyiringiro, ariko Imana ivuganye nawe ngo izongera. Kandi reka nkubwire ngo uyu munsi ni wizera, hari impinduka mu buryo bw'umwuka. Hari igihe umuntu asenyuka mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka umuntu agasenyuka, ndetse rwose n'abantu bakabona ko yasenyutse. Hariho n'igihe umuntu asenyuka mu buryo bw'ubuzima. Ndashaka kugira ngo tubisobanure kabiri, mu buryo bubiri, gusenyuka mu buryo bubiri. Hari gusenyuka mu buryo bwa mbere, mu buryo bw'umwuka, ibyiringiro bigashira, yes, agasenyuka, ariko Imana ikongera ikamwubaka, ikamuhagarika. Hari ijambo ryaravuze ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru, kuko ningwa nzongera kubyuka. Sifa kwa Bwana. Imana igize ikongera ikubaka umuntu, ikamwubaka, ikamusana, akongera agakomera. Imana itugire neza. Abisiraheli bari barataye ibyiringiro, bari barataye ibyiringiro kubera ibihe bari baciyemo, kubera ibihe byababayeho, bata ibyiringiro. Hari ijambo rivuga ngo ngo twaririmba indirimbo zacu gute mu mahanga, ngo inanga bari barazimanitse ku mpande y'ibiti, byari impande y'imigezi, barazimanika. Urumva ibyiringiro byari byaracize muri bo, ariko Imana iravuga ngo nzongera kukubaka, kandi nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we. Ijambo riravuze ngo uzongera gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzi ko hari igihe umuntu asohokera mu mbyino z'abanezerewe. Haleluya. Ibyiringiro byari byarashize, ariko Imana ikongera ikamwubaka. Kabiri, hari igihe umuntu asenyuka mu buryo bw'ubuzima. Reka ntange urugero nifashishije ijambo ry'Imana. Umugabo witwa Yobu yarasenyutse, abana baramushiraho barapfa, ubutunzi, ibintu byose, yewe n'inshuti zimuvaho kubera yasenyutse. Ariko Imana yongera kumwubaka. Belone sande elo, Imana yongera kumwubaka. Yobu yarafite ibyiringiro, nubwo yarasenyutse mu buryo bw'ubuzima, ariko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo, Yobu yari strong, yari yubatse, yarakomeye. Amen. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yobu aravuga mu gice cya 14 murongo wa 7, aravuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Uyu ni umuntu ufite ibyiringiro mu Mana ye. Ijambo ryaravuze ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka. Yeremiya 17:7. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nakamubera ibyiringiro. Ndagira ngo kura amaso ku bantu, birashoboka ko bakuritse, ariko hanga amaso ku Uwiteka. Imana tuvuga, Imana dusenga, Imana tukorera, ni Imana yubaka umuntu akongera kubakika. Haleluya. Haleluya. Imana ijya yubaka imfubyi zikiga zikaminuza. Imana ijya yubaka ingo zasenyutse. Ndagira ngo uyu munsi ugirire Imana icyizere. Alore tene chandro.
wongere ugirire Imana icyizere, kuko Imana twizeye ni Imana ishobora byose, ni Imana ivuga bikabaho, iyo yategeka bigakomera, niyo yahanitse ikirere. Haleluya. Niyo yaremye ibiboneka n'ibitaboneka. Uyu munsi nkuzanira ijambo rivuga ngo gira kwizera Imana, Imana izongera ikubaka. Haleluya. Yobu Imana iramwubaka, Yobu Imana irongera iramwubaka. Haleluya. Yobu Imana iramwubaka, arongera arubakika, ariko yari afite ibyo byiringiro, aravuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Imana itugire neza. Iyo igiti cyatemwe, Imana igize ikaza gikongera kigashibuka. Yobu yaravuze ngo iyo cyumvishije amazi amazi twabigeranya n'ijambo ry'Imana. Kwera ijambo ry'Imana rijya riza rikongerera rikarema ubuzima ahatari ubuzima, ahatari icyerekezo ijambo ry'Imana rikaha icyerekezo, ahatari amahoro ijambo ry'Imana rikaza rikarema amahoro. Imana itugire neza. Nkutumweho, Imana ije kukubaka. Nkutumweho unyuneza amatwi, Imana yongeye kukubaka. Amen. Ari mu buryo bw'umwuka, Imana ije kukubaka. Soze the loss. Ititaye ku cyagusenya. Imana yo umugambi ifite ni ukukubaka. Imana itugire neza. Amen. Amen. Bibiliya iravuze ngo nzongera kukubaka. Wa mwari wa Isiraheli we. nawe the cross uzaba wubakitse de so avegrome. Ndagira nkubwire ngo ukurikije ibyagusenye wumvaga bitashoboka, ukurikije ibihe ubayemo, imyaka umaze muri ibyo bihe by'ibibazo wumvaga bitashoboka, ariko ndajya nkutangarize ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Niko Imana yabwiye kwa Aburahamu. Sara yarasekeye mu mutima, igitabo cy'itangira 18 ngo Sara ngo araseka, aravuga ngo koko nabyara nkecwe. Ijambo rivuga ngo hari kinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Ndajya nkubwire ngo Imana yacu ishobora ibyo abantu badashoboye, ibyananiranye Imana irabishoboye. Nkuzana ubwo buhanuzi buvuga ngo Imana ije kukubaka. Muri 2022 Imana ifite gahunda yo kongera kukubaka. Dazawe Saint Delon ije kukubaka. Imana itugire neza, Imana ishimwe. Erega kandi iyo tubwira abantu imbaraga z'Imana, tuba tubabwira izo Imana twabonye imbaraga z'Imana, twabonye gukora kw'Imana, twabonye Imana ihindura amateka, twabonye Imana ivuga bikabaho, iyo yategeka bigakomera. Ntabwo dufite ubwoba. Muri nibyo ko yavuze ntidufite tinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindisha imbabazi agira. Ntabwo dufite gutinya. Uzi impamvu dufite gutinya? Nuko iyo twize ari Imana ikomeye, la lone trans, ari Imana ivuga bikabaho. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 12. Hari ijambo ryiza cyane nakoze cyane. Ravuga ngo Yeremiya we uruzi iki? Ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Ngo waroye witegereje neza. Uko niko njya ndindi. Rero navuze kugira ngo ndisohoze. Abarundi bo baravuze ngo Imana ishyiraho ubuhiri ikaririnda. Ndagira ngo utangarize ngo ijambo Imana yavuganye na iraririnda kugeza irisohoje. Amen. Nta kintu cyarwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nta kintu cyashobora umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ntibawuroga, umugambi w'Imana nta warwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ntuyoba, ntibawiba, ntibawushimuta. De kelama na sizbilos. Umugambi w'Imana ntibawuroga ngo bikunde. Barakurwanya ariko ntutsindwa, barawica ariko ntupfa. Cause distance. Cyane ko Imana yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo uzakubitwa hasi, uzakuburanya ariko uzagutsinda. Kubira ko umugambi w'Imana ukuriho. The last safe be. Umugambi w'Imana nta wawurwanya ngo bikunde. Ubwo nibutse Yobu.
nani nibutse Yosefu baramurwanije ngo barwanye umugambi w'Imana ku buzima bwe ariko ntibawushoboye bashaka kumwica biranga bamuta mu rwobo biranga baramugurisha bageze mu Egiputa ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe reka nkubwire ishingikirize ku Uwiteka izera Imana ageze muri Egiputa akomeza kubana n'Imana ageze kwa Potifari ukuboko kw'Imana kubana nawe mwavuze ngo amen ndafashijwe ukuboko kw'Imana kwiza kubana na Yosefu Bibiliya avuga ngo icyo yerekejeho amaboko cyose kibi cy'umugisha kwa Potifari agira umugisha mu matungo ndetse no mu rugo rwe ngo ibintu biremere no mu mirima amwegurira urugo rwe Imana itugire neza kubera ukuboko kwiza Imana itugire neza bene se banze bamugurishije bene se bamujije umugambi w'Imana umuriho banga ko abayoborera i Kanani abayoborera mu Egiputa umugambi w'Imana nta muntu wawurwanya ngo awutsinde kandi nkwibutse ko yego iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana asimbuka impfu nyinshi ahura n'ibimwica ariko ntibimwica reka nkubwire iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana asimbuka impfu nyinshi reka ubwo kandi nawe ubuncokoshe haleluya Mose kubera umugambi w'Imana kubera umugambi w'Imana yasimbutse urupfu impfu nyinshi urabyibutse akato bamushyira mu ruzi kandi habamo ingona ngo nyina wa Mose mu gitabo cyo kuva kanga kabiri ngo ananiwe guhora amuhisha ngo amubohera akato beneda abantu bananirwa jya ubabohora jya ubabarira abantu n'abantu bananirwa rega bananirwa umubyeyi yananirwa umugabo yananirwa diplome zikananirwa ariko Imana twizeyeyo ntinanirwa ahubwo rero buriya nuko utabizi mukozi w'Imana Imana izaho abantu bananiwe ntabwo Imana igize abantu bagishoboye abantu bacyumva bizaca kwa tante kwa shangazi kwa nanu kwa anko kwa bizaca hari Imana yo ntabwo iza kubizivanga iyo hakirimo akaboko k'umuntu ntabwo Imana oya ikurama yayo kubera iki ibigira ngo izakora ibintu bizayitirirwe bitazitirirwa abandi iyo binaniranye rero imbaraga zacu zinaniwe ubwenge bwacu bunaniwe niho Imana iserukira kuza gukora ndagira ngo utangarize ngo abantu barananiwe imiryango yarananiwe amashuri arananiwe begoze de dance ntako mutagize byaranze ariko haje amaboko y'Imana haje amaboko y'Imana haje gukora kw'Imana ku buzima bwawe ko numva ndi mu buhanuzi bukomeye haje imbaraga zishobora byose nyina wa Mose ngo ananiwe yamuhisha amezi 3 yari yagerageje bikurikije na situation yerega abantu baragerageje agucumbikira ukwezi kumwe umwaka umwe birananirana akwishyura inzu umwaka birananirana usubwogira ngo byarananiranye ariko haje amaboko y'Imana haleluya haje ubutabazi bwishobora byose ndimo negera ku musozi nyina wa Mose arananirwa ngo ananirwe abohera Mose akato amujyana ku ruzi hara niho burizi burisi ariko kubera umugambi w'Imana Mose ntacyo yabaye ngo Imana ituma umukobwa wa Farawo ashaka koga ajya mu mapisine y'iwabo yumva ntibizemeye aravuga ngo tumanuke tujye ku ruzi ngo bageze ku ruzi ugira ngo barabuze yagiye koga se ngo barimo batamba bagenda ku ruzi ku nkengero z'uruzi ngo abona akato kari mu rufunzo arakabona abwira umuja bati kanzanire ngo bagipfundura ngo abona umwana w'umuhungu yararize Mose ararira ngo arize aravuga ngo uyu ni umwana w'Abaheburayo ndagira nkubwira ngo icyo Imana yakuvuzeho kigiye gutera ubwoba abadayimoni amen ahubwo ikindi kintu gikomeye umuntu uriho umugambi w'Imana Imana imuzanira umuntu imuhuza n'umuntu w'umumaro ngewe reka nkubwire inshuti zanjye mbabwire mwege muneze amatwi Imana iguha umuntu w'umumaro ku buzima bwawe iyo Imana igiye gukora ikoresha abantu Imana ikoresha abantu umugambi nigiye kuvuga rega ivugira nigiye kuvuga ikoresha abantu
niyo igiye gukora ikoresha abantu. Iyo Imana ivuze ngo mwana wanjye wabyaye umwana wa mbere ubura uguhemba nje kuguhemba, ntabwo ari Imana izaza yikorera ikesi ya fanta n'igitoki n'inkoko, izakoresha umuntu. Imana ibiragusuye, nuko Imana ikora. Imana tugire neza, Imana turengere. Imana rero, Imana n'igitangaza. Umugambi w'Imana nta wawurwanya ngo bikunde. Ngo umukobwa wa Farawo wapfundira Mose arize aravuga ngo uyu ni umwana w'umuheburayi. Mushiki wa Mose Miriam ngo yari aho ngaho arimo agenda areba amwitegera ngo arebe ikiri mubeho. Turashimira Imana niyo turi mu bibazo yohereza ubutabazi bwayo. Hari marayika w'Imana uburimo gukrosinga, urimo kuzenguruka aho ngaho kugira ngo arebe. Mushiki wa Mose Miriam ngo araza ngo ngiye kukuzana wamurera, ndimo nihuta. Bibiliya iravuga ngo agenda azana nyina wa Mose, amuzana umukobwa wa Farawo. Uwo ni umugambi w'Imana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati genda underere umwana azajya nkuhemba, ibisabwa byose ni ibyanjye, yo nzabiguha. Nyina wa Mose arahembwa kandi afite yonsa n'umwana we. Imana irinda umugambi wayo. Bivuze ko bazanaga amata yo guha umwana, mama we akayanywa akamuha ibere, none akonsa umwana kandi n'ibihembo bihari n'amata ahari. Imana ihabwa icyubahiro. Nibirera umwana ubu kubera umugambi w'Imana. Ndagira ngo mvuge iri jambo, umugambi w'Imana wakubeshaho ukabaho n'imbere y'ibiguhiga ukabaho. Imana itugire neza. Ndimo nsoza, ijambo riravuze ngo nzongera kukubaka. Wa mukobwa wa Isiraheli, wa mukobwa wa munyarwanda we, wowe uri nteze amatwi, Imana ivuganye nawe. Iravuze ngo nzongera kukubaka kandi nawe uzaba wubakitse, uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Iyo abantu baririmba baba banezerewe, donc ubaba yarasenga uwishimye akaririmba. Ndagira ngo ubwenge Imana igiye donc ugiye kwinjira mu munezero. Imana ikuremeye, Imana ikuremeye umunezero. The cansobela felotistin is the cost. Iyi Imana twize ni Imana ihinduranya ibihe ku buzima bw'umuntu. Imana igifata amateka ashaje asharira ikayazinga, ikazingura amateka masha. Ahari amarira, Imana ikazinga amateka y'amarira, ikazingura amateka yo guseka. Ahari amateka y'umubabaro, Imana ikayazinga hakaza umunezero. Ndagira ngo ugire kwizera Imana. Iyi Imana tuvuga ni Imana ikiza. Uyu none handimo numva hari imbaraga zimanutse zo gukiza indwara. Wiselo tengama pasvidea, imbaraga zikiza dehelos. Ibyananiye abadogiteri baragerageza barakora, ariko iyo bananiwe hari imbaraga z'Imana zikora. Reka dusenge Imana. Ndagira ngo dufatanye gusenga Imana kandi ugire kwizera. Wacitse intege uhereye none ugire kwizera Imana. Wowe utaramenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uyu munsi umwizere. That was Tivlos. Yesu atanga amahoro. Niwe wideclare, niwe wavuze ijambo ritavugwa n'umuntu uwo ari we wese. Aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nta wundi wakuruhura, nta wundi ukuraho imvune zo mu mutima. Nawe se ntubizi? Nta wundi ukuraho imvune zo mu mutima, ni Yesu wenyine. Niwe watsindiye iryo soko, niwe wenyine. Umuhanga amaso, umwizera. Kwizera kukamwizera, ibyo biguhesha kugira ayo mahoro mu mutima, biguhesha kuba umwana w'Imana. Kwizera gusa, kwizera ibyo Yesu yakoze ari ku musaraba. Ndafashijwe. Nome sefero ba candidies. Kandi Yesu arashoboye, Yesu arashoboye, Yesu arashoboye, Yesu arakora, Yesu ahindura amateka, Yesu ahindura amateka, Yesu avuguruza imigambi y'abadayimoni, Yesu akuraho karande, Yesu akuraho yebaba imivumo yose. Ubu nicyo cyamuzanye Yesu, no gutanga ubugingo. Ngo yaje no kuvura imvune zo mu mitima. Yaje no gukingurira abari mu nzu z'imbo, haza kubakingurira. Kandi yaje ngo no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Ubu turi mu mwaka w'imbabazi. Haleluya. Turirimbira mu mbabazi, ni mu mbabazi, tukaryama mu mbabazi, tubyarira mu mbabazi, tukabyukira mu mbabazi. Avec cross ni
ni mu mbabazi kandi gikomeye cyajya mu ijuru kubw'imbabazi z'Imana ndafashijwe ni kubw'imbabazi z'Imana. Pawulo yaravuze ngo namwe natwe twari dupfuye twebwe tuzize ibyaha n'ibicumuro bya ubuntu nibwo bwadukijije. Ndagira ngo nkubwire ndabwira utaramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uhereye umunsi wizere nicyo umwizere kandi jambo umuntu asenyuka abamo n'ibyaha bisenya umutima. Ibyaha bisenya umutima ndugu yawe. Salomo 14 mu migani 14 24 yavuze ijambo rikomeye no kugera ku murongo wa 34 yaravuze ngo ibyaha bikoza amoko yose isoni ariko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Ibyaha bikoza amoko yose isoni ariko gukiranuka bishyira ubwoko hejuru. Urashaka kuzamuka ukajya juu kiranuka ubaha Imana. Urashaka gukorwa n'isoni gukorwa n'isoni egare ku mwana gukora ibyaha egare ku mwana. Ariko Imana ikugire neza, Imana ikwiteho. Turimo dusoza ndagira ngo dufatanye dusenga Imana. Undi wa kabiri ni umuntu ufite ibibazo, ni umuntu wasenyutse mu buryo bw'ubuzima, ufite ibibazo ubuzima ibintu biranga, ararwaye, ufite intambara mu buryo butandukanye, ariko turafatanya gusenga Imana kandi Imana yacu ihindura amateka. Imana tugire neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Reka dusenge Imana. Haleluya. Mana turagushimira mu izina rya Yesu. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana byiringiro byacu, uri Imana gakiza kacu, uri Imana buhungiro bwacu. Nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni. Keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Dushimiye neza yawe ndetse n'ubuntu bwawe. Turagushimiye urukundo rwawe Mwami. Turagushimiye haleluya kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryaravuga ngo ugushikamishijeho umutima dewe sanfo gadiriste uzamurinda abamahoro masa biri kanse d'intan son closed. Uyu mwanya ndasabye kugira ngo uyu nteze amatwi de la écran sizbi elo tansidiz yararushe, ariko uyu mwanya turamusengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zimubohore. Yesu Kristo mugirire neza, ukuboko kwawe kwiza kumukoreho mu izina rya Kristo Yesu. Hizi echezno kandi ruciye imigozi yose yari muboshe mu izina rya Yesu Kristo. Prayer angoti didea sans phobie. Uyu nanone wasenyutse mu buryo bw'ubuzima turamusenge mu izina rya Yesu kugira ngo mugire neza Mwami kandi umwubake umukomeze mu izina rya Kristo Yesu. Hari imbaraga zamurwanyaga zitsindwe zikubitwe hasi. Uwari urwaye uhereye none ntegetse kanseri gukira, ntegetse diabete gukira, hele konsoba peniwansi. Uyu wari urwaye umutwe akire, uyu wari urwaye indwara zananiranye turategetse indwara zananiye abadogiteri. Uyu urwaye mu nda, inyama zo mu nda, uyu urwaye fere, uyu mugongo turamusenge dutegetse ubuzima mu izina rya Yesu. Buzima bwiza. Urakoze kugize neza, urakoze kuri Imana ikomeye, urakoze kuri Imana ishobora byose. Indwara zananiranye wowe urazikiza Yesu, kandi twiteguye kwakira haleluya inkuru nziza y'ibyo ukoze kuri uyu mukobwa, kuri uyu musore, kuri uyu mugabo, kuri uyu mubyeyi, uyu utasinziraga dutegetse gusinzira mu izina rya Yesu. Uyu wari ubuze amahoro dutegetse amahoro ferorantan. Uyu wari ubuze urubyaro dutegetse kubyara mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizibatwikire kandi ukuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwawe. Urakoze Mwami, birahindutse, turatuye ngo birahindutse, amateka arahindutse. Shere grom uyu mwaka ibintu birahindutse mu buryo buri spirituel, birahindutse mu buryo bw'ubuzima, birahindutse. Urakoze Mwami, ndagushimiye ko bikoze. Tubishimiye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nshuti bakunzi b'Umuhamya TV, reka tubashimire cyane kandi dushimire n'umukozi w'Imana Janvier Prophète tuganirije amagambo meza y'Imana yakomeye y'ibyiringiro. Katuvuge ngo Imana iguhe umugisha mwinshi. Amen. Ndawakira. Amen. Natwe turubakitse. Amen. Tugiye gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Hari ibintu byarasenye ubuzima bwacu, ariko Imana yongeye kutwubaka. Amen. Imana hallelujah. Imana Amen. Ndawakire.
Amen. Nshuti nawe wari uduteze amatwi udukurikiye ku Muhamya TV uri mu Rwanda hirya no hino mu bihugu bitandukanye, Imana irakubatse, wizere kandi uzaduhamagara utubwira yuko Imana yakubatse. Mirimo y'Imana. Imana ibaha umugisha. Hanyuma Janvier, tugana ku musozo, hari abantu bari badukurikiye, ese bakubona hehe, ugukeneye yakubona hehe? Urakoze cyane mukozi Imana. Wanyenera yambona kuri telefone. Yego. 07 82 6 2 8 5 01 naho yamavugisha nta kibazo. Imana ibaho umugisha. Nguwo Janvier, ushobora kumusanga hano, umukozi w'Imana ukomeye, umuhanuzi w'Imana, umusengera abantu bakabohoka. Nawe ushobora kumuhamagara cyangwa se uramukeneye, musange kuri iyo nimero, cyangwa se utubaze umunyamakuru wanyu, umusesenguzi wanyu mukunda Emi, umubaze, ndakurangira hari, ndaguhuza nawe kugira ngo uhure n'ibisubizo byawe. Imana ibaho umugisha. Katubashimire bakunzi bo Muhamya TV. Hanyuma nkuko mubimenyereye, tuzatubatakira abakozi b'Imana. Biranashoboka kandi ko ufite igitekerezo, ufite inama, twandikire muri comment. Hanyuma kandi ukole like, ukole share ku bandi bose nabo bashe gukurikirana Muhamya TV. Reka tubashimire. Imana ibaho umugisha. Turabakunda cyane. Ciao ciao.